Uranyangwa nziruke ku musozi njye ngenda ndira nk'umugabo kubera ko nagukunze. Yesu ko namafaranga ufite. Ariko sheri wagiye kubabaza umutima wawe uzi ko ngukunda. Sheri ndagukunda. Bisariye. Oya bica mu kwa nabona ngenda. Man, urabizi n'ibindi ntakiza cyo kwizera abakobwa. Ziriho comedy. Neza wese kiri gute se ndamenya ari ibiki noneho. Direka kubigisha. Ni igiki se wo? Amakuru yawe ameze neza. Akuba wigize kwajya ngo umwana wa pasiteri mu. None twajya ngo tumere gute. Abana ba pasiteri bamera gute? Kumba numva wigize wahayi. Ntabwo ari cyane nkawe. Mama ubu hari umuhungu ngiye guhura nawe. Ugize ngo Imana. Uyu munsi natama ibiceri ntabwo. Kakubimukura se. Cyane rwose. Ubwo n'ubimukura urabikoresha. Amafaranga akora iki se? Ndaya mukura kubuye. Ubuse waburamo n'akantu ugenda ukagura mu isoko mwana. Komeza nzaba n'ukizakuramo. Bivuze ko wowe n'abahungu mukundana mwa? Nakareka ngiye nawe mbigenderamo. Niwo tugiye guhura njyana na Bibiliya. Yesu! Niwo mugiye guhura ujyana na Bibiliya? Nese ugiye guhura na pasiteri cyangwa ugiye guhura na Yesu? Umiwe! Nyine wiyambaze Yesu. Wajya ujya guhura na Yesu? Yesu turahura n'umuntu turahura. Nese Bibiliya ubijyanye he? Bayijyanye nyine kugira ngo ubwo birumvikana na nubwo wabona uko mukuru ufite Bibiliya. Cyose n'uyunguyu. Ngaho reka mbe ngiye guhura n'icyo kijama niduhura ndagugaragama kugafata nyine ntabwo. Nyine nta kibazo. Aha. Wowe uba wumva gahunda zawe ari gute? Gahunda zanjye ziri. Usari cy'Imana. Ntani wajya ukubita ubangu. Mbere nicariye hano nakurindire none ndebera niyo kiza. Ibyo ni ibintu wankoreye. Iyo mavuga niba ndabyumva. Nta kuri murabyumva. Ese abantu ntabwo waruzi gahunda twari dufitanye. Gahunda? Najyawe nyine tujyane kureba cyane. Iyo byansigiye ko natereta. Ntabwo tereta. Ngenda renga. Mani wajya ureka kwigira uwahaye. Ntabwo nereta. Mani ujye ukura ibyaho ngaho. Mani tugenda ahubwo. Uzi ko wanyerereje kandi amasaha ari kwihuta. Ntabwo nereta urijyana. Ndijyana. Urijyana. Ntabwo wabinkora reka. Ntabwo nakwijya ntabwo wabinkora. Ibintu byabaye se ubwo umva ari bwijyana. Birashoboka se kandi byashobotse. Mani ko nari nakwizeye nkakurindira none ubwo ibyo ubwo ntabwo werekeza ukagenda ukarya umwana. Yesu! Ntajya wijyana. Ntabwo wajyayo. Mani nakuzagutera akantu. Oya. Abana nimba unengushye basirikana n'icyo nigende ariko Imana uri inkoze mwana. Ndaba ndavuga buraya bwawe. Yesu! Ese ko mbona sheri yatinze kandi twaravuganye ko duhurira aha ngaha. Wanguka mu two duciri n'itaya. Kakundana n'umukobwa. What? Emeze bitese. Cyane atinze? Ni cyane? Naringize. Nashaka umuriza amafaranga. Yesu! Nguriza amafaranga. Amafaranga? Ese nk'utuntu hambaye wadukuye. Mama nguriza. Se burya bwe ako kandi ndakajyana nawe wagusubiza. Ndakajyana nawe wagusubiza. Yambwiye ngo nzigarura azabijyana mu bukwe. Turi mama we. Nabonye uri n'umusitari w'umukobwa. Ariko rero yewe ka usigaye waka. Amafaranga y'imyaka buri kanya buri munsi ko duhuye hari igihe naguha amafaranga. Sheri mbafite ikibazo. Ufite ikibazo rero. Se wamba wonguza amafaranga. Okay, naribire kanyaguhe. Anazifite da. Ese mu ntoki nawe ufite. Oya, nabonye afite mu ntoki ndayohereza kuri phone yawe uraza kwibikuriza. Sibyo? Naribire kangende. Wayabonye? Ubonye base kwanyatsa amafaranga. Kwamaje nayo bavuye kandi njye nayashyizeho. Urabikunze? Ugiye kwita? Ndagiye mama yambwiye mbangu. Tutanaganiriye. Nidura nza guhumwana.
uragiye neza neza sheri nyumva abansi bose ntabwo wagendera ariko wagendera nyine gusa nyine wowe uragenda utamaye na bizo basi reka shyiraho Yesu wow urakoze cyane warakamureka ariko ubutaha nzaguha umwanya useseshe ibikira byinshi cyane ntinabibona ntabwo uzacika sibyo mbwira Ngaranyisho nona mu nyivugisha reka abakobwa baragenda ko yakuno nkweto yanjye ndi umukene ndi umutendi nyakuja mujye byaranyuye yo pia meza utasema bitu cyane kiwanjye ibintu namo biracamo kabisa muvandimwe rwose yakomeye garafure nose mana meze gute reka twite tuganire muvandimwe tuganire rwose byacanze cyane niseragira ngo namana amafaranga none usigaye mfite amafaranga y'ubwiko reka mfite amafaranga n'ibitasimuka ntabwo bimenye uragumura amafaranga naya ako mwana nuko mfite amafaranga ejo ndi kumwe n'indaya ahantu yamwe amafaranga yamwe n'ibyibiri mwana reba bamwe nambe nawe njye narakenye ngo se bari nkweto wajyana ukajya guteta cyane reka njye mwana yakwemera mwana yewe ndi umukene burara abakene ntabwo abakene barya nabi mwana uzabona cyacu gifite myashwa zakukirira kandi uri umukene wanamwe byarote yarabagwe ariko umwanje niyo cyaje gifite nyashi zingana ni ben ngomba kucyemeza nkagiparika ngiteta nkakibinda no mu buri tukajyayo cyamahinga ngwe nawe narapfuye nyane cha mwana ngero najya mu mwana ngiri nawe ugiye gura ni cyana kandi ashaka ko imitoma yashiranye none ejo ni cyana kiraziga ngo sinzi guteta kwa n'abantu dufite amafaranga ntago twita ku bintu yo kumenya guteta wambwira bya nk'imitoma reka ngubwenge nuko nakenyereye wa muvandimwe wanjye ubundi mukobwa muhebwa mbere urandika mu bazizina yego none amakugura izina rye tuvuge na nka Devota ati ngiye nitwa Devota nawe tumva ati nitwa Eric nuko mwati ndakubonye rwose ikinyenyero kizuba gituza umutima wanjye ako kantu watine nana andi mutoma wisango nguru butotoke butoye umutima wanjye gutuza tigacogora abagwe nibanje cyo kino mweme nugura umukino kabura umutima ntakibazo rwose nugura umutini bururu wanje mavuna ndakugana nayivuga simtamo ndayifite baka mubwira cyo cyane duba kikamuka kinyeme ngagiparika neza ndakurahiye ngiye bwanje ejo kare nzagutama ibyuma wimwere urakaze muvandimwe wanjye ndongera nzu ako mani wewe umwe icyuma bura ntiwasaragurika nahita sara imitsi yatirega mu mutwe ariko ari nzoga makeya izatonda ubwonko zatonda ro biramukumbita ngakuyiruka ukaba ukunda injyana zanjye ukaba uzi kunyemera kandi nanjye umenye ko nkwemera nkorera sabu like share na comment maze undemere bimeze gute se mwana wase ibintu biracamo se mwana wase biracamo ko mbona wahanya se ugiye kureba cyane mwana arahe ngiye kureba cyane mwana sigaye ndindaya pe cyane bari bagitara hepfo ugiye kureba baga ko twamaze kucyemeza neza uzabaze cyane na Teresa nta undi muntu wayiteretse je big boss mwana kwe turahinyuza ubwo mwe muri abasazi je umwana na Teresa nta undi muntu umuteta no mu buzima kuko umwana agenda nkamugushaho ibi barimo barabimuhata wowe dore uri muri ahanye byakurenze ngebe bizo abo ni umusazi mwe bagenda nawe urabyibonera ibi bizo ni bya cyane nta undi muntu ajya bibizo gasoko nge amakabizo rimwe mu mwaka ngo yagahurundi ru namwe ubwo none uwo twabonye siwe none ubwo muri kubashasha ahubwo kanje kureba umwana wanjye ahubwo mwe mu nawe nyene no kuruhera ubusa uve mu nzashanye kureba umwana wanjye no kuruhera umutima wanjye shaha aha oh sheri wanjye ngwamo shanga ngwamo kusishira ubu neza koko wanze kumera koko n'imisi yayi maze koko nakubona maze imisi yari maze kutabonana kucyangwa utaje unyakira amafaranga wanyine ahubwo kandi ariko ujye ndebe kuntu abakobwa b'iyimi mu mucanga turakundana urabizi turakundana n'iwanyu barabizi ariko ngo mbanze ngo amafaranga mbere kumubi ubuse koko ese kuki imbere yuko nyakwa kutabanje kumbwira kuza ariko sundi jewe dukundana urukundo rwacu nawe ruri ku mafaranga ntago ese nakwatse amafaranga nta kibazo nyafite ariko undi wanyumva undi se genda beneri nje ngura amafaranga kugira ngo ujye amafaranga kutari beneri rero uzave mu nzira bari beneri bari base twaye bwana ryamane kugira ngo nyaka amafaranga iyo tuba twanaryamwe byinshi ukuntu mukunda uzayamo yuko twaryamanye se ukuntu mukunda dore umutima wanjye wose barapangurutse uraza winaga mu wawe byose nawe urasetse njyewe ndiwe ndebye mbona warandoze uko urukundo ngukunda ruri nko mu bihumbi 100
basi mobera nje unyiziye umubabaro magaze nanjye banzuma amafaranga wanyemereye se ariko kiri kimbaza pe urukwaro wanje nawe ruri ku mafaranga nabita amafaranga nagwanyemera ngenda niyemera ngo ndi umukire wiyo ndebe ko ngewe nazanita ibyana nawe uri kunyaka amafaranga bose nanjye cyane ufite gusa n'ibindi ugenda utereta ubyiyemera aho ngo ufite amafaranga ibyo byo ndabiteta ariko niwe nikunda pe nizeye ndagukunda bivuze yuko ndagukunda ariko jeri uragira ngo nziruke ku musozi njye ngenda ndira nk'umugabo kubera ko nagukunze mbese ko nta mafaranga ariko sheri wagiye kubabaza umutima wawe uzi ko ngukunda sheri ndagukunda ya bro imeze bite bagakoco wabuze ntabwo nabuze wa kintu ese kumbona wahanyura murajya he nyuma ndajya he ahubwo reka nkubwira akantu keza wowe nduhira abandi bavuze kandi barabiye nduhira wari ngira ngo nduhira abandi wa mukobwa mwari muri kumwe mu gitondo bica mu kwaha hepfo yawe bica mu kwa turi inshuti ntabwo yari uri mubeshye bica mu kwa dorari muramuzamura akaguru sinzi ibintu arimo arashaka murabeshya mwana murabeshya mani tujyane mu munyereke basi tujyane mu muwe nta kintu ari bumare n'ubundi aramugushuka reka tugende turibivuganire twagiye ambwa oya bica mu kwa ntabwo nabyemera ndakwica n'izaryimana ntabwo gushaka cy'umuntu umusheri wanjye ndica yarageze kuri yazo kunyaka oya ndisize kwica ubundi nta mafaranga byose byamawe oya mani ngende ntabwo wacika n'izaryimana ukabimura kwica kucyana naye nakwica pe uriya mwana naramupfiriye ndamukunda mani uramena umutwe ndawukuramo agasenda amabuye n'ibitiko ndazikira hariya aho mbere akagagiye ni mwica ko cyane asimandire ko bibaza oya nyine reka mubaza mani yarahandiye n'izaryimana oya mani oya reka kwiyumva irandaya inde koko asubundi ahise yagiye mwana ngo yaturiye amafaranga yacu mwana mbega gahinda mukayitaso zikene inka narashoye imodoka nari mfite naragushe kubera indaya kumwana ngiye kuva mu ndaya pe ntabwo ari byiza ariko mwana wanyibye uriya mukobwa namukunda ariko mwana nta cyiza cyo gukunda n'abakobwa ntabwo bibaho mani urabizi n'ibindi nta cyiza cyo kwizera abakobwa nkorera sabu like share na comment maze undemere